Aria Cool. Nakubwiye iyi filime dutangiye ndetse na channel dutangiye channel Jet Empire kandi subscribe ndetse dutangira ni filime ya Aria Cool n'umunyarwanda muramuzi tangira amateka y'u Aria Cool n'umukobwa mujya mwumva ngo cyane mu Rwanda ufite amafaranga ufite note afite umufungo GNF filime limited tangira guterera hano hantu bwari bwakeye neza nakubwiye ngiye gusobanura filime mugenzi kakibona n'umukobwa witwa Aria Cool mugenzi mbibutse ni umukobwa uba mu itsinda ryitwa Kigali Baby Boss Babies biranja Kigali Boss Babies sibyo babes ya nibuka basobanura ndetse niba warageze wumva amateka y'umukobwa mu Rwanda ngo hari abakobwa ngo bishyize hamwe bagakora itsinda ngo ry'abakobwa bakire bafite amafaranga ndetse bafite umufungo mu Rwanda Nongora Aria Cool ni wihagarariye ndetse niba warageze wumva ngo filime uwo mukobwa yakinnye akubaka etage yibutse niwo mukobwa ufite ngo etage mu Rwanda iyi ngiyi nayo bazaniye ho sobanura Skype Aria Cool studio present nta pose nta kiniki amane nta kiniki sobanura Skype ni Gerard Skype uno on the mic best of the best nta pose ndafata ndi ngo dutangire mbaye mbabwire ngo channel da kandi subscribe uzacikwa koko bafite filime zitandukanye ndetse bafitiye yitwa Big Boss bafitiye yitwa Boss Muchawi bafitiye yitwa Urongo Tani in Africa bafitiye Urongo Tani in House Urongo House sorry bihangane bafite Urongo Tani in Rwanda ndetse iyi filime tujye kureba nayo irarenze ngitwa uyu mukobwa witwa Aria Cool uyu mukobwa no munyamafaranga afite itsinda ryitwa Kigali Boss Babies Kigali Boss Babies Alice Ishimwe nawe yagafashemo ho Ishimwe Alice ari we bita Alice la Boss yagafashemo François Iraguha ho wari bonye François Iraguha Gihozo Shuti Mirei nabagafashemo tangira guterera tangira hano mugenzi story script no umuntu wagiye ukandika ugira ute ndetse atabari inkuru tangira hano hari bari gusuka kayi uyu niwe bita Aria Cool koko mwitukushaka mwitukushaka production manager production manager urumva nabaga managinze urumva naho gafa Fidel Mnuze naho Gerard Skype nagasa kujamo DOPD nakubwiye nakakusanira mugenzi uyu no bita Aria Cool ndetse niwo mukobwa bavuze ngo ufite inzu ngo muri Kigali ngo yubatse etaje bwa mbere ndetse ni ya filime wagiye bavuga ngo akisohoro yubatse etaje urumva nanjye ndaje rero nyiyi printinga urumva ndaje mbereke ya mugenzi umusore Francis yaramuteguye twa kurya yamuteguye twari kurya ese uko ryo biteguriye ya ati fata kamwe basi ati ntacyo reka mbyihereze ashaka kumutamika reka ngoterete arahenda bibanira hano mugenzi batuje ndetse ni inkuru yerekeye ku byabayeho donc mujye mwumva ibintu aho bivanaho bike urumva ya ndetse bari bibaniye kandi bikundaniye niba mushuti rukundo afite imiteto oya reka kumpereza reka nihereze nawe ryaho soko filime tuyitangiye nta pose nongera gufata ubu noneho no kubweja ngo sakoza asobanurira ndetse paka Aria Cool ya Simbi Alliance utazajya ngo ni bya biryango bujya mu mushora amafaranga uyu Simbi Alliance kina kagame karanga wapi yara kwikinira kina mugenzi bakina no kugihinde baretse sana suri guta urugusoma iki urugusoma umugani wa ndabagabo we uri umuntu mukuru ya bagigemo nzara turuna hano hanze ngwereka uko shadi ushoboye mwana turuna usobanuzi Gerard Skype natsinze mbonye ya mugenzi arakundanye ndetse ziribanira mu rugo rumwe ndetse babayeho neza mungagari mu mafaranga uyu mukobwa afite inote ndetse tuzagira abona muri filime yaje atazifite dore inote ubundi nta muntu utambuka
ukavuga ngo miliyoni iratambutse. Ya hahandi ajya kujya muri pisine akarambika miliyoni 2 hasi ku ruhande nizo yari yambaye. Ya baje mu modoka ndetse n'akamodoka keza tujya tugendamo badwaye nakubita nawe umuntu ujye ubabare ntuze nikomereze ntago ari jyewe. Ya mugenzi ni agafilime. Hoho kiswe ngo iki? Ese kiswe ngo iki? Bad book bad cover bisobanuye iki? Igitabo epo good book bad cover, urumva? Cyangwa se igitabo cyiza ndetse gifite ifuniko ikibi. Ese murabisobanukirwa mute? Ni kwa kundi bakubwira ngo ntukajajinga igitabo ngo nuko ubonye cover yacyo, ndetse uraza gusobanukirwa filime good book bad cover. Hoho igitabo cyiza ndetse cover yacyo imeze nabi. Ni kwa kundi bashobora kuvuga ngo Gerard Escaping afite isura sirakuraho gahamba buza umutima mwiza ngira siko genda Yesu tubirimwe jewe nararemwe ntabwo nabyawe, sibyo? Ya bari gusenga ndetse bari gusenga Imana. Nakubwiye umuryango wayo neza arasenga umukobwa arananirwa hari akuru byaramucaye dododo arasenga biranga yasinziriye kare batobose arasinzira. Ya ndetse bibereyeho neza. Nakubwiye n'umuryango wishimye, ibyishimo nta kintu biruta, nta kintu kibiruta. Uvugishwa sibyo? Ya tugaruka hano Camille Yvette niwe bari kumwe. Umukobwa nakubwiye umukobwa nawe amugeze muri rya tsinda rya Aria Cool, rya tsinda rya Kigali Boss Babies, Kigali Boss Babes byatangiye benshi bakora none ngubu bide kubikora. And you know me, Ho take that bullshit. Ya baje kuganira. I shut him down. Ati yarankinishije mushyira hasi ura no ubugoryi bana baba bamenyera sose bamenyera iki. Ya kwiganira kwangu mi Eddie. Ati nanjye Eddie ananipenda. Eddie arankunda mugenzi. Ati Eddie anyitaho ndetse ikintu icyo ari cyo cyose bari kunkurikirana kandi akurikirana mugenzi bwanjye bashaka kumva ko nabaho neza. Ya ho ananipenda. Ati arankunda cyane, arankunda pe. Eddie ni umwana musore twita Eddie umwe babana. Ese koko urabizi aragukunda koko cyangwa ntuzazane amagambo? Ndakuzi wowe ndakuzi neza. Okay. Ya ese koko niba atari wakunda ukunda amafaranga? Oya ndabizi bizana abasore ati ndabizi ntago bizana abasore sibyo? Okay. Are you sure about him? Ya ese koko uri seriye yuko agukunda? Yeah, 100%. Ko bagira amagambo shaka ko nago batira kuri ntuze bago kubita da. What if he's just nice to you because he's after your money? Ese niba urishwa neza ko uzaramutse usanze agukunda kubwo amafaranga ufite ko bwana umukire is so perfect. Ati bisa ameze neza. Ati ni ntungane. What if he's nice to you because yewe nabikubwiye aramutse agukunda kubwo amafaranga yawe? I know. Ndabizi. He's not after my money. Ndabizi nta gukurikira amafaranga yanjye. Ho Aria Cool. Ho Camille Yvette nta mazina ndetse hano n'abakobwa ndetse umukobwa ari kumugira inama turi umusore ashobora kuba gukundira amafaranga kaburi guteta wasabye uraho wasabye. Musore yitwa Eddie, musore yitwa Eddie ndetse Aria Cool yaratashye bavuye kumucobekereza baramumuteje asore kana nako kicaye mu note kararyoje jawo azi inote ntizivuna. Ya ariko umusore nawe ntari birye ahaguruka mugenzi ziba zikumburanye agenda amasagonda ngahe hagaruka hobera nuko babayo. Ya ni urukundo rwa teenager kurikira filime. Ya bibereho gutya hani Shagani. ese umeze ikibazo kiri? Are you okay? Ese umeze neza? Ya meze neza. Can I ask you a question? Ese nakubaza ikibazo? Please do. Ati baza ntari bibi. Wumve ari imyose. Eddie, do you love me? Ese koko urankunda? Ho umukobwa avuye kumuteza avuye kwanga ashaka kuba gukunda kora amafaranga. Kana unanipenda. Ese koko urankunda? Niambie why? Bira ese kubera iki? Kubera iki nkunda? Shagani. Gambwira. Yerekera aho ngaho. Rekeraho. Ho Ya naga filime turagakomeje
bwarije undi munsi urakomeza nyiri kuvuga nyiri gusobanura agahinda nako karakomeje zicaye hano ziba ziganirira ndetse zibayeho neza. Hari uwakomanga ese hari umushyitsi ufite uyu munsi? Hari umushyitsi ufite wese? Hari umushyitsi ufite? Wapi ntawe nzi umuntu ukomanze. Tantina vayo cyo gukingura ese ninde ukomanze? Ninde ukomanze? Yakurikire filime havuyeyo abantu bambaye amakote ese baje kureba iki? Umusore yikangamo dati yikangamo Yesu Kristo ati nkora muri banki uyitwa Frank ndetse ari kumwe n'umurinzi. Mu byubahiro byanyu tuje hano kubw'umwenda wa banki mwafashe. Kurikira filime. With all due respect, we are here because of the loan you took from our bank. Ati turi hano kubw'umwenda wafashe kuri banki 12 years ago. Mu myaka 12 ishize. Umusore yari yicaye mu note za Ariyakuru azi ngo nayo. Board members have decided. Nakubwiye hano nta mikino, banki nta mikino igira, ndetse ntuzabona umuntu afite inote ugira ngo mugenzi yarazikone. Hari n'igihe aba yarazifashe muri banki yaritwaje nk'imitungo y'abandi akagenda akazifata akagwatiriza arangiza bakamuha miliyoni. Ariyakuru bamushyizemo. Ese ntabwo mwambabarira kuko mugafata ubutaha? Ati sorry gato, ni umwanzuro twafashe. Yesu Kristo. Banki yaraje irateza ahasigaye muzingu twanyu muceho. Ese kuko ndakora iki? Ariyakuru byaramucanze, yaragiye arikopesha kubera ko n'umusore arangije aramuzana uko yakamuze. Sa umusore yari yaje yikurikirana utunote. Akaza urebe ibi bigiye kuba. Ese ndakora iki? Ese kuki ari wambwiye imbere? Kambwira ese dufite ideni? Kambwira ukuntu dufite amafaranga, dufite umwenda gute? Kandi utarambwiye. Ibibazo byaratangiye, abantu bari bibaniye neza ndetse babayeho neza ntabwo ifaranga riraryo. Nanjye ndifite hano nakabaye ndi guseka ariko ubiryiyeme ndi gushobanurira no urumva kubera umufungo muke. Hani ibibazo byaratangiye mu rugo, harazira zishya zikirirwa zishya umwaka ugakuta. Hano nakubwiye maza mukahibera. Wa mukobwa yaje kubafasha, nakubwiye gukunda n'abakire ni byiza. Ese za kuba kandi kazi wiberamo ese za kuba kandi kazi wiberamo bukenzi barako bacuma iminsi. Ivete Kamire Ivete turakoze cyane. Turakoze cyane, yaramushimiye. Atumeze neza, ati hari bimeze neza. Aramusezera arikomereza. Iyi niyo nzabasizemo mugenzi abaha ahantu bibera. Nakubwiye n'ubare n'abantu uzakinyuzamo nyine niba ari 5 ushyiramo nka kamwe gafite udupesa, sibyo? Kamwe gashobora kukurokora byibura unyikundisha uvuga ati kira escape mu myaka iri imbere. Urumva mwaka huu hashi ibyumweru bibiri bishize dukomeze filime. Musore yarakubitirije atangira guhiga uduceri. Zamwumiyeho kiya gitangiye kubira, atangiye kugenda depoza ahantu hose agenda kubitiriza ashakije ijyaje areba ko harano yakura udufaranga, ariko wapi byaranze. Narakubwiye hani y'imyaka yaramutse ndetse ugera udepoza ahantu hose nta kintu wakora. Ariyakora abayicariye nta kundi yabigenza. We yari yibera mu buzima bw'amafaranga kumba ari umwenda wa banki. Ese umeze neza? I'm job seeker. How is my day? I'm job seeker. Then when akazi kabisa. Job all the day. Ati shaka akazi iminsi yose. Kutafuta kazi mwisi vigumu. Ushaka akazi ntago byoroshye, bikomeza kugorana cyane. Byanze. Ni vigumu pia sana. Ati ntago byoroshye pe. Byaranze. Ndetse
I use all my contacts. nakoresheje kontarade. Mwihangane, ntababeshya. Look, Ya reba. Ho. I use all my contacts. Nakoresheje nimero zanjye I zose. meet everyone. Nahamagaye buri umwe nayifite muri telefone nkora na broadcast. Ariko ntabwo akazi kari kuboneka. Stressful. Ho. Bimeze nabi. Byanze. This coming. Ho. Iminsi igiye kuza banza ari uburibwe. I don't have a hope. Ati nakizere mfite cyuko bizamera neza. Byanze. Ati baby. Keep trying. Komeza ugerageze mugenzi biragenda neza. Komeza ugerageze. Okay. Ati meze neza. Ati komeza ugerageze. Musore. What do you mean by trying harder? Not trying. Gambwira utangiye kumbwira ngo nkomeze ngerageze urubucya ko ntari kugerageza. Ese sindi gukora. Umusore. Not trying. Ntabwo ndi kugerageza. Please say you're not trying. Ati ntabwo muze kutari kugerageza. You think I'm not trying? Ntabwo uri gutekereza ko ngiye ntagerageza. Yesu iyo amafaranga abuze buri kantu ko hasi karazamuka kabinonganye. Uzaratangiye kugenda yivumbura. Yewe nkubwire ngo nagerageje biranga. Urambwira nkomeze ngerageze cyane. Ubwo se bose ndi kugerageza. Ujye witondera no magambo uvuga. Ubwira umuntu w'umuribwe. Nanjye magambo mbwira ugiye abara. Trying to tell you that try hard to do it. Baje gutongana mu cyuma nakubwiye ngo ukomeze ugerageze. Gerageze iki? Trying what? Gerageze. I've done everything I can. Nagerageje buri kimwe cyose ushoboye. Just keep Navuze ati komeza ugerageze. Ese nkomeze ngerageze iki? Ubwo bivuze ko nta kintu ndi gukora. not a problem to give you courage. Ese ni ikibazo kukubwira college? Biliganiyo. Uwo ni umwete uri kumbwira college iki? Niambie. Mbwira nuhe mwete uri kumbwira college iyi? Umefanya kosa gani? Ese ni kosa. Ambia ni kosa. Mbwira ile kosa wewe. Ese kukubwira college ni kosa? Yani Ho. Kuniambia nini? Uri kumbwira iki? please support I can. Baratonganye. Au Nakubwiye amafaranga yabuze. Nawe nujye ubona muri kwivumbura nawe. Kimya kubukaro bwabuze. Bari bibaniye neza. Nakubwiye ngo wisakuze. Everything I can. Nakoze buri kimwe cyose nshoboye ntizabura kumwe usiri kugera. Birahagije basi birahagije. Nakubwiye ciceka. Ndeka. to tell you anything? Ese nabirwa ngo se ikintu nkomeza gukubwira basi yaza ikindi kintu nkubwira. About that period. Ibyo bintu rekeraho. So Basi nta waretse kunkurikirana. to try harder. Komeza ugerageze mwana. Yesu Kristo. I say you can do better. Nakubwiye ko ushobora kugerageza mugenzi birenze basi ukagerageza ubundi buryo. I did anything? Ese nta kintu wakoze. Man, this says you have to do anything. Iki cyaza kuvuga ko nta kintu wakoze sibyo? So what do you want me to do? Ese ushaka nkujye nkora iki basi? Trying to. Basi. Nyamaza kwanza kwa hii. Basi ceceka. Oya aramubwiye wumve nyamanza kwanza sibyo? Reka tubishyira mu Kinyarwanda ziba ndetse. Okay. Yamuzibishije. Okay, basi tuza. Ubona abantu kugusakurira cyane bibabuzwa no kubabarira. You know that. Ubindi bimwe bavuga mu Kinyarwanda ngo imvugo mbi ihushwa n'ike bavuga gukira. Umutima mwiza uhosha uburakari. Ariko hano umutima mubi uhosha uburakari. Yagarutse kwa mushuti we. Kamire Yvette. There you go. Akaba fata hano. Muhereza utuzi. Babirukanye mu nzu. Ese biragenda bite? Ese arabahate. Mbega ubuzima. Byanze kabisa. Shaho umukobwa yagiye arijundika. Umeze neza? Yagiye arijundika shaba mubi. Nakubwiye kurakara ibirakuba muri gushinyika uratuna umusekamo. Nitwe tubagira beza. Ministry wapi? Ntabwo nzandabera pe. Start from the top, but the bottom, just Hejuru cyangwa hasi aho ushaka. Even so excited. Ati byarenze mwana. to know the whole. Yatangiye kumucanga isi yamurenze. Itangiye kumwikaragiraho. Jana amerudi nyumbani. Ho. Ejo hashize mugenzi yagarutse mu rugo. Alafu akandanganya. Arangije arambeshya.
So mimi najisikia ninaoga. Ati mjeni ntagiye kugira ubwoba. Namuendelee. Ati sinzi ukuntu uraza kugira. Yani tuachie hapo. Ati shaka ko mujye twarekera aho ngaho basi tukarekera ibyo ngibyo. Yaishe. I don't want to risk my love. Shaka ko turekera aho ngaho ntabwo nshaka kuriskinga urukundo rwanjye. Sibyo? Ese ni ibiki bari kuvugaho? Ari kwatishaka ko turekera aho ngaho tukarekera hagakira tukarekera. Ese ni ibiki? Tega amaso, tega ugutwi. Shaka ko turekeraho. Narakubwiye that guy is a cheater. Narakubwiye TikTok. For all the way. Yabwiye. The whole story. How you gonna know? You found out. Nakubwiye sinzi akantu bakini bari gukina sinzi imikino barimo. Raise the bar. Birahagije. Ariya kuri atangiye kuvuga ati ndumva narekeraho. Ati ntabwo nshaka kwakingiza mugenzi urukundo rwanjye cyangwa ubuzima bwanjye. Nuko kandi hari umukobwa nyashi na nyashi. Waje hano haje umukobwa ugiye ufite icyo bita nyaga. Bamwita Alice la boss cyangwa se Ishimwe Alice. Umukobwa baba muri Ariya Kuru timu ndetse mbibutsa amateka y'iyi timu yaje asimbura umukobwa bita Isimi modeli. Urumva kugira ngo ko amakuru yose nyene afite. Ndetse uyu mukobwa ni umunyamideli ndetse ararenze. Iyi timu afite umufungo. Utagira ngo ari kubyina guke nta umufungo ari kubyinana. Kiryo dai pesa. Twari yakore yariko. Baje kwanira nk'abakire. Kwa ni ikintu cy'ikiyoga cyo giteretse imbere. There's one favor I want from you. Ati ali business imwe nshaka umfasha. I don't try. Paperi imwe nshaka. Come on, girl. Kisha make. Relax. Okay. Iryo. Ariko nakubwiye pesa rirakuvuga. Hano umusore. Uyu mukobwa twicaranye hano Ariya Kuru afite umusore. Uyu musore utereta Ariya Kuru akunda Ariya Kuru kubera amafaranga afite. Mvaga kino. So I want you to suggest him. Shaka ko ugenda ukamugerageza uwo musore. Me? Iki ngambire. So who is paying? Ninde urishyura? Ikintu cya mbere ni amafaranga ninde wishyura? Definitely me. Ikintu cyo ushaka kuvuga? Amafaranga agiye kibazo. Okay. Basi reka tugira amasezerano sibyo? All. Okay, nta kibazo. So please. I want to know. Shaka kumenya. I want to know if it's you love. Shaka kumenya niba koko ari urukundo amukunda cyane akurikiye amafaranga ye. So Okay. Reka tuvuge sasa utubazo dushobora kuzamo sibyo? Vuga ngo tubazo dushobora kuzamo. I will sleep with him. Ese nzaryamana nawe tiwe. Oya ndabyanze. Sasa abakobwa b'i Kigali nta mikino bagira. Urebe ikibazo kimwe cyanyuma. Ese nzagirana nawe zicunde ibyo ndabyanze. Okay. Amafaranga buzana amafaranga. Mu ikintu cya mbere aramubwiye ese tuzicunda. Okay. Reka nkwibutse ko nta musore n'umwe ushobora kunyanga. Bibutse ibyo bintu ako kantu mukabike. Nta musore n'umwe ushobora kunyanga. Ibyo umenye ko nzaza muzanye. Umusore ari hano yitwa Eddie bamwigiye imitwe. Umusore yitwa Eddie. Ubu noneho turabibonye ko ari imitwe bari kumukina. Ese ya mafaranga ya banki kuko nayo ayafashe umwenda muri banki cyangwa nawe ni imitwe? Kurikira filime. Ese urinde? Sinzi umuntu umuhamagaye. Telefone iramuhamagaye. Okay. Ariya Kuru avayo. How did you get my number? Ese nimero yanjye wayibonye ute? Kurikira filime. Gake. Esa yomboka. Okay. Okay, tisha make ntumva. Like what? Bimeze bite kuvugira kuri telefone turi kumva umuntu bari kuvugana. Twabonye mugenzi bamutumye umukobwa witwa Alice la boss. Uramuzi yitwa Alice. Okay, sawa. Mukuraho telefone.
sasa yamwumvaga sasa. Who's that? Uwo ninde mwamuri kuvugana? He's not Ntawe Daddy. just my friend. ati ntawe ni inshuti yanyu ya ni inshuti yanyu. Umusore atangiye kugwa mu mavuti. Yesu Kristo hariya kuru nakubwiye umutima uramurya hariya aranaturika. Ho iwe nakabazaniye ndetse ndabasobanurira musobanurira Gerard Skype on the make best of the best ndetse ni the winner best maker channel Gerard Empire. Nibuka takaza subscribe kupa ufunge ntabyiri kureba. Ya Nyikira filime umusore yaje hano bahanye appointment bahanye rendezvous na wa mukobwa wamuhamagaye ukova ugavayo ari sera boss nakubwiye mfite icyo bita nyash sibyo apana mwe mujya kugura downtown apana mujya kugura ibibuno bwe no mu Kinyarwanda ni cyanye nabwiye n'umunyamideli ndetse afite n'ibikombe yegukanye bite n'umufunga ariko ntabona ari gutambuka kugira ngo si miliyoni zigendera dorari riricara Akazi. ati wambwiye ko nta kazi ufite nibyo koko nabikubwiye. There are few rich girls in this country. Okay. Sibyo twumvikana baza kuganira hakuno You. ho I can find you a spot in one of my companies. ya basuka kura muri company yanjye ntari bi. Okay urakoze. I can do anything for her. Ati ikintu cyose nagikorera. But so you're going to do something for me? Ari ikintu ushaka kunkorera kimwe kintu ushaka kunkorera kugira ngo ukorere muri company yanjye najya kumusaba. Okay. Maybe we can do some things behind Byashoboka ko hari ikintu kimwe wakora, hari ikintu kimwe wakora. two adults. Tangira kumwiryaho hagati yanjye nawe tugomba kubanza tukagira. Ho! Musore bamuziye koko. Nakubwiye umusore bamuziye. Ya. Sera boss. Mwenye pesa. Ya ukobwa baba barakoze kofi. Pana wirirwa wicaye mu rugo, wicaye ngo Gerard Skype azaguha intuze. Ya. Bahereza kabisa hano. Ya. Bazikumburanye. Ese warurihe? Where are you from? We warurihe? I'm coming from Vuye mu guhura n'inshuti yanjye. Wewe unaongea na rafiki yangu. Nandi kuganira n'inshuti yanjye. Europe. Iki inshuti bwoko ki? Mpya. Inshuti isanzwe inshuti nshya. Musore acaho. Tangiye kugenda mubeshya. Ho! Kurikira filime. Ya, hariya kura atangiye kumubona. Boko banze yarakurikiye ipinda. Ari sera boss nya. Yewe, cyo kinazwiho. Zana hayini. Azana icyo biti iki. Pana baje bamwe abantu twa dutobe batwita wiki. Ya, sukira hano cyo kunywa. Yanzuka ibifite amafaranga jawo. Ya. Lady, I will tell you what. Ya. In this life, Narakubwiye mu rukundo you give, uratanga ndetse tugahabwa. please. Ni mpanguhe. Please, I will not know. Ya. Njya kubukishana. I will make you rich. Ati ndakugira umukire. Icyo ushaka cyose urakibona. Life. Ubuzima. You will not even. Imodoka icyo ari cyo cyose urakibona. Ntabwo uzongera kurukanga ngo urushaka akazi. I understand. Okay ndabyumva. Good. Okay byiza ni muri kubyumva. Tunywamo. Banywamo. Ho! Ya nakubwiye bamutumye umukobwa nawe w'umukire. Ya barambwiye ati ndakugira umukire. Ndetse ndaguha icyo ushaka. Ariko tubanze twinyense. Tubanze twicundeho. Call him. Namuhamagaye. Ntabwo yabwiye ko ari byiza. You free today? He told me he was. Ati anambwiye ati umunsi uraboneka, ati umunsi ndaboneka. Okay, said, wow. Okay. Free? Birangiye turahura. Please come to my house. Ati waza mu nzu yanjye. He's free to come. Ataranze ati ndi kurindaza. Came to my house. Arangije aza mu nzu yanjye. He saw the way my Atangira kubabarira inkuru y'ukuntu byagenze. house is big. Abona inzu yanjye ni nini. Abona inzu arayikunze ati inzu ni nziza. Then he was too all over me. Ibintu byari byo twabikoze turaganira twicaraho. What is this? Turangije turagira ati ibyo twakoze dore ibyo bakoze. Ho! Dore ibyo bakoze. Yesu Kristo. Yewe tokati umuzimu. Yewe. Jay, big dog. Subiza nyuma. Ara, baricunze. Did what exactly? Wakoze ibiki?
wakoze ibiki? Did what exactly? Ese icyo gihe wahise ukora iki? Please listen. No. Ibyo bintu twavuganye yuko ibyo bintu utazabikora, wakoze iki? Yesu ku munsi wa mbere kandi yaramubujije, yahise yicunda. Nakubwiye yamusize hasi. Abasore bafite mugenzi, nakubwiye abasore nta mbaraga nyinshi tugira mu mutwe, ndetse uduca intege hamwe, ukubita ahantu hamwe. Ho! Ho! Nuko byagenze, ndetse ariya kuru byaramuriye. Umukobwa yatumye kuri misiyo ndetse aramuhemukiye, bahise bicunda mu byo batari barapanze, ndetse ntabyo yari yaravuze. Yesu Kristo, umusore yaratashye n'amakote. Uretse gato, icara, tegereza, yicarira. Ho! Ariya kuru yarababaye, byaramuriye koko. Did you want to tell me something? Ese nta kintu ushaka kumbwira? Bari kubura hana muhera. Nta kintu ushaka kumbwira? Oya ntacyo nkubwira iki se? Ya. Akagara, amane ni kureba imyenda abantu. Yumvira se nibiki? Ariya kurusha byaramuriye. Nakubwiye ntukagerageza umuntu mukundana kuko ibintu hazakora birenze ibyo ukora. Yagiye abyuka nijoro akamureba. Yesu Kristo, bari kubera akabona umuzimu kandi bari bibaniye neza. Ijisho nakubwiye hano, ijisho iyo wamurebaga mugenzi kubitagura byaramuriye. Uriya musore ari kubona ari kumuyoberwa. Ese arabigenza ate? Ese birarangira bite? Ese agafilime ndagasozera nakangaka gusa turagasozera ndetse kareta karangira. Musobanuzi ni Dawuna Best Maker, ni kushaka tushata kuriya Gerard Escape, unonde make best of the best, ndetse ni Gerard Escape cyane ni Gerard Empire. Nakubwiye ni utakanda subscribe n'ahandi hantu uzakora filime z'ubuntu ndetse filime zidahenze, ndetse cyambere n'ukanda subscribe gusa ukagura bando ukareba barahwera. Nakubwira urukundo ruraryana, ndetse ntukagerageza umuntu mukundana. Dore ibintu biri kuba ari sera boss baragarutse bongeye barahura. Ho! Brand new car. Mwisura nshya niyo wajemo And a new job. ndetse n'akazi gashyashya ubundi kugiye gukurikizaho. 3 million Rwandan francs. Miliyoni 3 z'amanyarwanda nizo ugiye kugihembwa, sibyo? Uriba hano ashaka afite umujinya. Gikobwa cyo kimukanyisha amafaranga. Turitambuka ifaranga. Mbonye ariko reba hasi uko ikintu kiriyo. Abonye igisabo. Banze kiri ariko. Ubundi ubona ukuntu winjiza miliyoni. Nakubwiye amafaranga ntagaraye ubusa. Miliyoni 3 urazinjiza, iyi sheni wayifunguye ukinjira imbere. Ukareba wagwana. Ukareba ese ni iki kiriyo, ukareba niba hasi nyashi, niba atari byo naguze, sibyo? Ukabashwa neza ko nta pompye. Reka inkuru nshyashya. Urarone mutuze mbabwira. Sha ariya kurubira muri iki gicucu yatumye kiri kumubarira. This time around. Sasa rero narahindukiye. Ndangije nerero dusatse inyuma ndikaraga yewe ukobwa kumubarira inkuru biramuryohera. Ndangije ntangira kwigira urize ndigorora. It was like hold my hair like. Ndangije akagira umusatsi nkatwizunguriza nka Nicki Minaj. Ndangije Like yajya nigiranya ndicugusa abirya bashaka bari inkuru biramurya, hariya kuru biramurya. oh my. Ari kumubwira ukuntu yagiye amwirya arangije. Guys, Uriya kurusha agize umujinya. beginning bad. Agiye gutangira. Let me just manage this. But this Abanza ngira gutya. hard. Shyira amaboko imbere. Urebe. Go like this. Okay. Reka mbere ukuntu twabigenze, sibyo? Ndangije ndikaraga. Shyira yashi inyuma. Ndamuhereza akintuze. Yewe dore akiryo. Cyangwa saa kigoriye dore ibintu uri kwigira. Reka kugira umusazi. Joking, you know, I was not joking. Ntago ndi muri joke. Birarangiye imikino yanjye nanjye murarangiye. Hariya kuri yari ivumbuye. Imikino nakubwiye imikino nk'ingiyi ivamwo amarira. Nakubwiye imikino ivamo amarira. Yesu Kristo hariya kuri yari ivumbuye. Umukobwa yatumye ni karashika nta mikino agira. Nakubwiye mu rukundo ibintu byose ukinamo ntuzagerageza umuntu mubana.
noneho mu nzu imwe noneho ngo utumye ngo nakarashika yaje yivumba nakurambiwe igihe cyose uzumbeshya ntabwo musobanukira urambeshya ese nkubeshya iki kubeshya iki ese urabi ntabwo uzi ko umbeshya ese ubu cyaguye ko ntazi ko mbeshya urambeshya ese nukureba ubeshya rekeraho yaje yivumbura atavuga n'ikimenyetso mugenzi kubera ko ari ubyishe ati ibintu byose ari kubugoryi wimbeshya umusore bamucangayikishije ese nakoze iki ati abasore bose bumeze kimwe nta musore utandukanye n'undi baratonganye abagabo bose bameze kimwe ariko mugenzi zira diskepi ntabwo ari komeze ariko ntuzaza kunyibangarikaho ntabwo zikomeze ese kuki udashaka kubimbwira ese nkubwira iki mvira mu nzu nawe niyo bamuhaye bamutije mvira mu nzu yamwirukanye mu nzu nakubwiye niba ugiye kuzana umugore nta n'udufaranga ufite bazayigusohoramo wemera yuko yahindutse sibyo wemewe yuko yahindutse mvira mu nzu n'andi magambo ushaka kuvugana nawe abagabo narabavuze yava hano yagenda yabikoraho umusore aragenda baramwirukanye ariya kuri yasigaye wenyine ndetse yari arimo agerageza umusore ndetse yari ari kumugerageza none dore bivuyemo kurira nakubwiye imikino nk'iyi uba ufite agasura ari uko uri guseka dore ukuntu isura yabaye nk'ibishyimbo byashiririye kubera kurakara kubera agahinda yiteye ndetse filime uyikurikire ndetse ariya kuri inkuru yanditse ashaka ubutumwa ashaka kubahereza utagira mu mutwe uri mu busa aba yabitekereje ndetse n'ubuzima bubaho ibi bintu bibaho tega amaso utega amatwi ndetse nawe usakurize uvuga cyane ugabanya volume sibyo ntukarebe filime nk'iyi ngiyi ngo wicare yoherereza umuvandimwe woherereze mail umubwira ati wabonye akantu urumva woherereze ndetse n'inshuti yawe zibwira ati reba kano kantu sibyo hamagara hano nimero yamuhamagaye camo ndi wahamagaye yafashe umusore wa musore aramuhamagaye Edi aramuhamagaye se twahura ateri kumusaba yuko bahura ariya kuru bicaranye umusore atangiye kumwisabira ko bahura dore ibintu yakoze dore ijisho nagukuramo niyo kotsa ikiriza umukobwa nawe uri hariya Kamire Ivete icyari ijyazi no guhumuriza gusa genda urangize kewe okay reka mbirangize koga ajya kubirangiza bagiye guhura ndetse ariya kuru byaramuriye isura yaragiba nk'ibishyimbo byashiririye cyangwa inkoko yayindi bimwe bamara kunze ku isafuriya ubugari bwashiririye Supiri. Simeti. He's ready to do it. Ati avuze ko ari ready kubikora. Ese ni ibiki? Hajafanya chochote. Bivuze ko nta kintu yari yakora. Bivuze ko yabimusabye kuva kera akaba atarabikoze. Yesu Kristo atangiye kugenda amuvumbura. Banza yaramubeshye. Musore ari hano yitwa Eddie. Twamubonye. Yitwa Eddie. Komeza filime. Yaje gukingura hano kabosi. Musore yaje gukingura hano umuryango. Musore byeri yarakinguye. Narakubwira na kandi wa filime kari guca kuri byeri mu rundi comedy. Nako ninge uri kugafatamo. Ndetse zose zanze basobanurira. Komeza filime. Ndetse ushatse kunyandikira wakandika 082926264 ukanyandikira ngo JSKP. Ndetse iri no muri mobile money tanko no kuvuga byinshi. Sore yavuyeyo. Arisera boss. Nyamideri urwana muramuzi. Musore Eddie. Bamugujije mu cyaro. Go inside. Ati kuki tujyana imbere nta kibazo. Ati oya.
ariko mfite ikibazo. What is it? Mfite ikibazo. Ngambwira ikibazo. Are you doing this? Ese kuki ibintu uri kubikora? Ho! What do you hope to achieve in making deal? Yeah. Eddie, can you set the petitils and let's get on with Nakubwiye ngo twajya imbere mu nzu tukabona kubikora. Well, Reka tukemure tubone kujya imbere. if you must know, Okay, niba ushaka kubimenya niba ugomba kubimenya. no man has ever turned me down. Nta mugabo n'umwe uzigera unshyira hasi. None will Ikintu nashatse kuvuga. if calls. Ho! 2, Icya it's kabiri. something I have, Ati ukeneye ibyo mfite. you have. 3, you are too fine and Ati icya kabiri ukeneye ibyo mfite kandi mugenzi nanjye nkeneye ibyo ufite. good for Yeah. like Lisa. Ho! Number 4, Kandi icya gatatu nta nubwo akaba umukobwa mwiza nkanjye. I Wait, Icya kane ndi prove a point you tegereza. at the detriment of your own friend. Ho! Batangiye gusubiranamo. Would you feel if someone do this to you? Ese ucyakwa ibi bintu byose nabigukorera. like jungle. Batangiye gusubiranamo. Fittest survive. Ho! Now, Batangiye gusubiranamo. strength and let's go inside. Reka tujye imbere tubirangize. Tegereza. I know I don't have money, Ndabizi nta mafaranga mfite. don't have luxury cars Ariko mfite ibitekerezo. and big houses to flaunt. Ho! Nta mafaranga mfite cyangwa se imodoka ariko mfite nta n'inzu mfite. But my integrity Ariko and peace of mind, mfite ibitekerezo. My- Mfite umutwe wuzendetse wo gutekereza nkagira icyo ngeraho. for a job or whatever. Ndetse ushobora gushakira amafaranga kuko mfite ibyemezo ndetse narize. Lisa is a good girl and Liza ni umukobwa mwiza. anything to Atangira kuvuga kuri wa mukobwa Ariya kuri yitwa Liza. hurt her. Ndetse Liza ni umukobwa mwiza sinshobora kumubabaza. Ariya You kuri. call me. Ese utangiye kuvuga But that you are a bad person. hoho ariko uri umukobwa mubi. Yesu Kristo. That's the thing with you poor people. Atangira gutekerezaho. Thinking small. Atangira gusubiranamo. Who's going to believe? Umusore yatangiye kuvuga ati Ariya kuri ni umuntu mwiza yitwa Liza ati sinamuhemukira. Hoho! Ati sinamuhemukira. Bavuyeyo. Ariya kuri yavuyeyo. Just to destroy Lisa's relationship. That Hoho! was at all. Gutangira kwangiza mugenzi umubano wacu. Women like this who put a good man and find man like this Umugabo nk'uyu nguyu ndata wamwishyura uti ako jya umugabo on a nakwishyura. test. Tangira gusubirana. Ndapfuye. ili nijisikie vibaya Ndabona warambeshye kugira ngo niyumve nabi. mujinga wewe. Ikigori cy'igicucu. What's going on here? Ese n'ibiki bya mbere. Oh please, spare me all that bullshit. You does not deserve him. Ya. Why she the one who always get good men Ese kuki waranze ko ari umugabo mwiza warangiye gutangira kugenda umuntu maho. and smart to carry like me? Ati ukamutuma umukobwa mwiza nkanjye. Always the lucky one. Ati naguzwe n'umunyamahirwe. She goes too. Ya. Atangiye kugenda mugenzi. Umukobwa yamaraga kugenda agakora ibyo akora yarangiza akaza kumwira Kwa sababu ya upungufu wako. Kama upate wanaume wazuri nababaye bitewe n'uburibwe wanteye cyangwa se bitewe n'ubwo ni kwa sababu ya tabia zako, si sababu yangu mimi. ati kuba utabana abasore beza ni ukubera impamvu yawe ntabwo ari impamvu yanjye. So you think you are better than me now? Ese uri gucyakundeba batangira gusubirana wa musenzi ndakubera muto yaje kunyinira muceceke ntabwo zikijya mbere. Ho! Umusore baramucanganyikishije. Ask your precious Lisa. We put you on a bed. Ngaho komeza n'umukobwa wawe wipuresharinga. Actually, it was all my fault. Okay, byose ni amakosa yanjye. Wa mukobwa mugenzi yarabyemeye ati yose ni amakosa yanjye. Wa mukobwa Kamire Yvette yemeye ko yose ari amakosa yanjye. Dore uko byagenze sasa. Kurikire filime To me, cyagiye baganira. just put him on test. No, no, it's okay. Ati meze neza mu gihe twe kurirwa tumugerageza. Seriously? Okay. Which test? Ese tubigiye testing. Let's just pretend that she went back. Reka tubitegure mugenzi tegure byose tubipange neza. Bya bintu byose ni umupangu. Amubwira step ya mbere, step ya kabiri ukuntu bigomba gukurikirana. Ya. So then, Mubeshye ukubita idene. show it off. Ndetse byose nimara kugera zamenya ko afite urukundo rwa nyarwo. Try for just 1 month. Let's Oh, show him. reka tubigerageze ukwezi kumwe. If he loves you, then good. Niba gukunda tuzabimenya. Without you, Yesu Kristo.
dore igihe cyose cyashize mugenzi umusore azi ko umukobwa nta mafaranga afite ndetse ko yafashe umwenda wa banki bari bari kumugerageza ndetse ariya kuri yabanje kubyanga ni gutya agakino kagenze We found a small apartment, okay? So think that you want broke. ndetse byose ntibabiteguye Then ndetse Eddie bamusize mu gatego you love him. kandi yakaguyemo twarabibonye Don't you? Just give it one more. yagerageje kubyanga ati wemereza ukwezi kumwe nawe amaze kumugerageza kandi byose uraba umaze gusobanukirwa byose uraba umaze kubimenya Truly no. yewe ndi seriye yuko tuzamenya ukuri kuri hagati yawe n'uriya musore Eddie ariya kuru niwe Riza bari kuvuga Riza na Eddie tuzamenya ukuri kuri hagati yanyu sasa baba ndi bari muri banki ese muri seriye ko mutaraza kwica imipango yacu mbwira imipango uri gupanga ese koko imipango muri gupanga muri kubona iraza kurya yabatangiye kujyana bagomba baratsindwa ese akazi muri kubona gakomeye umusore Francis yatangiye kujyana byatangiye kujya bimuranira ntabwo bikomeye ntabwo twe dukora muri banki sibyo mbwira ukuntu mujyanye ibintu turaba kubikora niba bitaragira n'ingaru yandi shuwa neza ko nta garu zirimo yaragiye yifatira abantu bakora muri banki Beneri Populaire Equity koje banki arabahuruza aravuga ati muze muteze inzu munyimure mushaka muhite n'imigeri ku katafari uvuga ko nta n'igiciro cy'ijana nigirira bemeye kubikora baramuzana nuko baje guteza sasa ibindi biri hano hano baje kuganira ndetse umukobwa mbibutse yagiye amubwira ko aziranye na Riza ese hari ikintu nakubaza ese ntabwo ari amakosa kuri Riza ati inshuti yawe Riza ariya kuri kosa ari kuki ibyo byo wabikora nabikora ndi umukobwa cisha make okay ndabikora ntari mwihangane baraganira nimba beshye urakoze bati wihangane ibyo ngibyo ntabwo nshobora kubikora sasa wa mukobwa y'amagambo yose yazaga twiyemeraho ngo bicundebye ngo bayinaganitse ndetse ngo bakisize ngo tiri iki byose ntabwo yagiye abihakana Yesu Kristo yarazaga akabeshya wakoze kubw'igihe wampaye umusore yamwiriyeho icyo gihe ese wagaze we ati yambwiye ko atari busy ndetse twaryoheje muhamagaye yambwiye ko yasanga mu nzu turaciringa mbibutse mugenzi yagiye aza akababarira inkuru ababwira ko mugenzi baryoheje ndetse bakarya ubuzima kandi nta kintu bakoze ndetse umukobwa yagiraga ngo abaze ariya kuru nta kintu bakoze ndetse n'iki gihe mbibutse uyu n'undi munsi nanone bahuye amubwira ati tunywemo ndetse bamara kunywamo mbibutse yaraje arababeshya naho ngo bicundebye kandi nta kintu bakora nta kintu bigeze bakora agiye kugerageza hano buretse ushaka kumfata ku ngufu wowe ndabyumva icyo ushaka kuvuga ndacyumva ariko ikigiye kuba icyabaye ikosa ryabaye riba ryabaye naje hano kugira ngo nkohereze dokima zanjye ibyo bintu ntawe ushobora kubikora iki nicyo nshatse kuvuga fata dokima ukontorore nusanga nkeneye akazi ukame ibyo bintu sinshobora kubikora umusore yamwiriyeho n'icyo gihe ndetse icyo uwo munsi amwiryaho umusore amaze kumwiryaho yaje kubabarira inkuru hari ukuntu noneho muhereza nkurama nkafata n'ubukofata kinyuze tukicunda ndetse ngo twararyoheje afungura isheni ndikaraga mbanza mwereka ko nteye nk'ikijumba ndetse uwo munsi ukuntu byagenze yafunguye isheni amaze kuyifungura ariruhutsa ntabwo ibyo bintu nshobora kubikora ese kuki udashobora kubikora ndamwiriyeho nawe wait cisha make sinshobora kubikora iwe
naza kumwiryaho hano niho ngenda weje akinuza k'inyuma njye mbibabwira mu kinyarwanda ndangije ndamanuka ndicunda nkajya numva ibintu ni waneza korera utuntu twari nuko umugenzi yajaga amubeshya kugira ngo barakarane ndetse inshuti itari ya nyayo ngiyi yazaga mugenzi amurisha umutwe kugira ngo mugenzi yumve uburibwe. Sobanura filime ndetse tugakomeza kandi tugasozera tugana ku musozo. Baratahaga bagatongana byose mwarabibonye ndetse narabibasobanuriraga. That escape basozera ariya kuru ndetse umusore yitwa Eddie ndetse filime yitwa mugenzi Good Book Bad Cover cyangwa se igitabo cyiza cover mbi. Ni hamwe mugenzi usoma igitabo ureba igitabo inyuma ukabona inyuma handitseho ngo urugendo ngo rubi wakinjira imbere mugenzi ugasanga ni mugenzi wa Bibiliya. Ati baby mbabarira umusore yamubwiye byose umukobwa yamubwiye byose byabaye. Ariya kuru byaramuriye. Ese namwama amafaranga yanjye amafaranga yawe fata inote yamukubise imbwa y'urushya agakanda mu karere. Baby mbabarira musukobwa ukagatwe munyishyure bishyure fata mwishyure $1,000,000 aramwishyura fata mwishyure izindi 3 zibaye 6. Ya bakobwa bararakaye ikigoryi cyarababeshye cyabakiniye mu gakino ndetse bose ni agakino. Umusore n'utaruzi ibyo ndetse bamukiniyeho. Nakubwiye urukundo nta mikino rugira. Tugasozera ndetse tugana ku musozo. Umukobwa ari sera boss ibyo yitwaje byose byagiye hasi ndetse ashaka no gutwara umusore buriya urashaka kumutwara. Nakubwiye uzanama wese nzigirira. Ati ndakwinginze mbabarira. Umusore mbibutse bari baramwirukanye mu nzu agaruka mugenzi kwibera mu biryogo. Ariya kuru yarahamusanze ati mbabarira ndakwinginze. Ati winsiga. Yaje kwinginga. Yaje kwinginga. Umusore byaramuriye inshinzi y'umukobwa iri hano. The word doesn't mean they're not good ones. That's why they say don't judge the book. Ati narakubwiye ngo niyo mpamvu namuze ngo ntukajajinga igitabo kuko ukiruzi inyuma cover yacyo. Ubwo amagambo yacyanditseho. I may not have money. Ati byashoboka ko nta mafaranga mfite ariko ndagukunda. Yesu Kristo. We cannot choose the family we are born. Ati ntago ushobora guhitamo igihe umuryango uvukiramo. Ariko have a choice to choose our friends. Ubu ufite amahitamo mugenzi yo guhitamo inshuti yawe cyangwa se inshuti bwite. I did not choose to be poor. Ati ntago nigeze mfitamo byashoboka ko ntahisemo kuba umukene. All I choose is ariko icyo nahisemo ni wowe. Nahisemo wowe. My love for you urukundo rwanjye is nawe not born out of status. Ati ntago rurangirira kuri status cyangwa kuri Facebook story ya kuri status za Instagram na status byo biramubona mu postinga buri kanya postinga ubuko postinga buri munsi. Urukundo rwanjye ati mugenzi ntago rurangirira kuri status. It's the content of the character. Ati urukundo rwanjye mugenzi rukomereza kuri content ya character cyangwa se ku mukinnyi ya mukuru. Born out kumve neza. It's born from rukurira the content of the character. Rugaragarira mugenzi ku mukira nkuru mukuru cyangwa se mugenzi ku mutwe w'inkuru cyangwa se ku mutwe w'inkuru dongo. Magambo make asikegara wayawe. Ndagukunda. Ariya kuru ndagukunda. Ariya kuru byaramurenze. Peace when I'm with you. You are my friend. Mwihangane asikegara wayawe. It's born from the content of the character. Naga filime. I love you. Ndagukunda. Nakupenda sana. There is peace when I'm with you. You are my ati nta mahoro nagira ndamutse nkusize. friend. Ati uri inshuti yanjye. Yesu Kristo. Nakupenda sana. Uwagaranyo. The only crime I committed. It's just to be a poor man.
umusore uri hano amagambo n'udutoma because I'm poor. ati mujyanye ngende umusore pe w'umukene ati ariko mugenzi abantu bose bagenda bamvuga And judge me because I'm poor. abantu bose bagenda bamvuga kubera ndi umukene. Why? Ese kubera iki? Can't I be poor and still I love you? Ese kuko niba ndi umukene nkomeze nkukunde? Ati please ndakwinginze mbabarira. Umukobwa ajya ku mavi basenga zapfukamira Imana njyewe. Yagiye hasi. Umukobwa yagiye hasi. Urukundo ruraryana. Nakubwiye ntukagerageze inshuti cyangwa se umukunzi. Zabibaze Jay Polly cyangwa se Jean Paul. Yaramuhobeye mugenzi ni nkamwemere kongera gukundana nawe ndetse n'inkundo ndetse zigiye gukomeza kandi mugenzi naho birangiriye nuko birangira ubusobanuzi ni Gerard Escape uno on the mic best of the best ati urukundo ruza mugenzi mu mabara yose ndetse rurigisha umusobanuzi ni Gerard Escape uno on the mic best of the best directed by Ajala Shandi, produced by Simbi Alliance. Simbi Alliance just area cool. Sibyo? Simbi Alliance ni area cool. Sibyo? Simbi Alliance ni wagafashe ndetse niwe director. Ni wagafashe. Ambira MI ntuze Gerard Escape uno the mic. Gerard Empire. Camille Yvette. Nabagafashemo. Alice Ishimwe. Cyangwa se Arisera boss Francis Iraguha François mukora muri banki igihogo zo shuti Mireyi twabonye bose sorry Ajara Sra Kituze ciao ndabakunda ndetse kandi subscribe kuri Gerard Empire kugira ngo tuzare filime zose mfite amasizon aryoshye ndetse mfite na filime zirangira Gerard Empire nigiye kugiye kugezaho filime z'ubuntu ciao ndabakunda.